ndamwizeye. Icyo nzi neza rwose ntashidikanya ni uko iyo atangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kirisitu. Kandi iki nicyo mbasabira, ni ukugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwiza ubwenge no kumenya kose, nk'uko biboneka mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa 6 ndetse n'umurongo wa 9. Nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kirisitu, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana, nk'uko biboneka mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ngaho nawe ibi bitekerezo bihindura ibyawe. Mwami wanjye, nta bundi buhungiro mfite, ziri ku mutima wanjye wihebye ku wawe, ntunsige, nyabona ntunsige njyenyine. Komeza unshikamishe kandi untere akanyabugabo, kuko ari wowe ntezeho amakiriro. Ubutabazi bwanjye bwose buturuka kuri wowe. Kingira umutwe wanjye utagira kirengera, maze umpishe munsi y'amababa yawe. Muri wowe niho mbonera ubuntu busesekaye, ubuntu bwo kumparira ibyaha byanjye byose. Reka imigezi yo gukiza igwire, unyeze kandi undindire mu kubonera, kuko ari wowe soko y'ubugingo. Uburenganzira mvomemo bihagije. Hindura umutima wanjye wiyerekane bwangu muri wowe. Ibyiringiro by'uwatsindishirijwe hamwe n'ihumure ry'uteze amakiriro ku masezerano ntibimutera kwirara ngo bimuteshe inshingano zimureba, kuko umutekano umuntu aheshwa no kwizera udashobora kumutandukanya n'amahano. Ikiruhuko akura mu masezerano y'Imana kimurinda kwishyira hejuru ngo yibwire ko hari icyo arusha abandi, ahubwo kimutera kwicisha bugufi no kwiyoroshya, agasanga ibyo afite byose ari ubuntu yagiriwe, bikamutera guhora ateze amakiriro n'imbaraga ku Mana.